turakwitabye karamenya gasani ahangaha kuri buri munsi kuko uduhamagaye kugira ngo tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ni muhumure bana b'Imana, amahoro y'Imana asabe mu mitima yacu, maze twakire umukiza uje atugana kugira ngo adukize ku neza ye. Kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 37 by'umweru bisanzwe, tariki 26 Ugushyingo 2022, ubwo tugiye gusoza ibyumweru bisanzwe. Ejo ku cyumweru tuzatangira icyumweru cya mbere cya Advent. Dore amasomo kirizimu byacu duteguriye agiye kudufasha kwakira umukiza. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibyahishuwe, umutwe wa 22 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Njyewe Yohani, umumarayika, nyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo yaboneranaga nk'ikirahure, rwavubukaga ku ntebe y'ubwami y'Imana no ku ya ntama. Rwagati mu kibuga cy'umurwa no hagati y'amashami abiri y'uruzi hari igiti cy'ubugingo, kikagira imisaro 12, buri kwezi kikera imbuto, kandi amababi yacyo agakiza amahanga. Umuvumo ntuzongera kubaho ukundi. Intebe y'ubwami y'Imana n'iya ntama izahora muri uwo murwa, n'abagaragu bayo bayisenge. Bazahora barangamiye uruhanga rwayo, n'izina ryayo ribe ku gahanga kabo. Nta joro rizongera kubaho ukundi, kandi nta n'uzakenera urumuri rw'ifumba cyangwa urw'izuba, kuko Nyagasani Imana azasakaza urumuri rwe kuri bo, maze bakazima ingoma uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Hanyuma arambwira ati, aya magambo ni imvaho kandi akwiriye kwizerwa, kuko Nyagasani Imana yabwirije abahanuzi, yohereje umumarayika wayo kugira ngo yereke abagaragu be ibigomba kuzaba bidatinze. Ngaha rero ndaje bidatinze. Hahirwa abakurikiza amagambo y'ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 95. Amen, amen. Ngwino Nyagasani Yesu. Nimuze tuvugirize impundu Uhoraho, turirimbe urutare rudukiza. Tumuhinguke imbere tumurata, tumuririmbire ibisingizo. Kuko Uhoraho ari Imana y'igihangange, ni umwami w'igihangange asumba imana zose. Niwe ufashe imizi y'isi mu kiganza cye, maze akagenga n'impinga z'imisozi. Inyanja niye, niwe yiremye, n'ubutaka bwumutse bwabumbwe n'ibiganza bye. Nimwinjire duhine umugongo twuname, dutere ivi imbere y'Uhoraho waturemye, kuko ari we Mana yacu, natwe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe, n'ubushyo buragiwe n'ikiganza cye. Amen. Ngwino Nyagasani Yesu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 21 umurongo 34 kugeza ku 36. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa b'igihindukira rye, nuko arababwira ati, mwitonde rero hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo. Kuko uzatungura abatuye ku isi bose, nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mube maso kandi musenge igihe cyose, kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'Umwana w'umuntu. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, mube maso kandi musenge igihe cyose. Amen. Uwo ni Nyagasani Yezu Kristo ubidusabye. Yezu Kristo akozwe bavandimwe. Amasomo y'umunsi kizungu cyacu duteguriye araryoshye cyane, ubwo tujye kuzirikana ku ngingo nziza iryoshye kandi akenshi tuzirikanaho yitwa la vigilance, kuba maso. Bakristo bavandimwe, turaza kubona ko kuba maso atari kugira aya ngaya abona ibi by'inyuma, kuko abenshi turayafite, ariko ushobora kugira amaso ntubone. Uko tuba tukanuye, ushobora kandi kureba nkanuye ariko ntabona. Uyu munsi rero ni uko amaso ko kubona. Uyu munsi rero tugasabwa gutondagura inshinga 3: voir, juger et agir. Kuba amaso nyirizina ni ukureba ukabona, hanyuma ugakora neza. Gukorera ubwa bushishozi. Iyo umuntu ari maso, ikimuranga n'ubushishozi, ikimuranga no gutarangara, ikimuranga no gukora neza. Kuba maso ni ugukora neza buri gihe. Kuba maso ni ukureba neza, nkabona neza, ubundi ngakora neza. Ngibyo rero biranga umukristo ufite umutimanama. Wa mutimanama ugomba kumwereka icyiza akagikora, ukamwereka n'ikibi akacyihorera akakizinukwa. Kuba maso ni ukumenya gushishoza. Kuba maso ni ukumenya gukora neza. Kuba maso ni ukumenya icy'ingenzi akaba ari cyo nkora. Kuba maso ni ukumenya ibidafite akamaro nkabijugunya nkabyihorera, ubundi koko ngakora icy'ingenzi. Kuba maso no gukora neza. Abakristo bavandimwe,
reka rero kugira ngo dukore umwitozo wo kuba maso hamwe n'amasomo y'uyu munsi tubanze tunyarukire hirya kure cyane muri Afurika maze bidufashe koko kuba maso ubuzima bwacu tubuhuze n'amasomo y'uyu munsi, dore ko turi no gusoza umwaka wa liturujia. Ubwo ejo ku cyumweru tuzatangira undi mwaka mushya wa liturujia, umwaka A, tukazawutangira n'igihe cya Adventi kitwibutsa cyane cyane kuba maso tugategereza umukiza. Natwe rero turi mu nzira dutegereza umukiza, amasomo rero atubimbura gutegereza umukiza, kuba maso. Umunsi hirya kure cyane muri Afurika ngo umusore ngo yari afite abakobwa batatu bakundana, ngo ariko akaba gufata icyemezo cyo bazabana byaramunaniye. Bibaho nuko ngo umusore akomeza gushakisha muri abakobwa batatu uwo azahitamo kugira ngo babane, abura ukuntu yabigenza, dore ko bose nyine yarabakundaga kandi nabo banza barabibonaga ko bakunda. Nuko rero akabura ukuntu yazahitamo umwe. Ngo nuko rero umunsi umwe wa musore ngo aza kugira ibyago, babakobwa aho bari bari baza kumva ko wa musore yagize ibyago, ko yatakaje mama we, dore ko yari imfubyi kuri se. Mama we yarasigaranye nawe ngo aragiye, aramubuze, arapfuye. Babakobwa aho bari bari buri wese nyine aharanira ko nyine yaza gutabara, maze bose barahurira, dore ko abakobwa batanasiganaga. Nuko bose wa musore agiye kubona batungutse aho ngaho, baje kumutabara mu byago yagize. Babakobwa bageze mu cyumba aho umusore yari ari, basanga ari wenyine, basanga arigunze, ari mu kabaro ndetse n'agahinda, ndetse bishoboke ko atari no kuvuga. Nuko abakobwa ka mwanya baba barasohotse ko ari batatu kugira ngo koko bajye inama uburyo bagiye gutabara uyu musore. Bakora inama y'ukuntu bagiye gutabara uyu musore. Nuko baravuga bati, umva rero uyu musore ari wenyine, nta wundi koko wamukorera ubukwe bwo guherekeza umubyeyi we, kandi koko umubyeyi ni uwacu natwe, uyu ni umwanya koko tubonye kumugaragariza urukundo tumufitiye. Nuko buri wese bamaze kubona ko uyu musore yari ari wenyine, bajya ibihe bumvikana uburyo bagiye kumutabara n'inkungi ifatika. Ubwo bakora inama bumvikana ibintu bitatu bagiye gukora uko ari batatu. Umwe azagura isanduku cercueil yo gushyiramo umurambo, izahura n'amadolari 500. Undi nawe azashaka ibisabwa mu gushyingura, harimo no gushyira amakaro kumva, nabyo bikazahura n'amadolari 500. Undi nawe gatatu nawe arajya gushaka amadolari 500 yo gutegura amazimano, amafunguro, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa abaje gushyingura baza kwiyakiriza. Nyamukurikiye gushyingura nyina w'uyu musore yagombaga guhura na 1,5 million y'amadolari. Nuko abakobwa bose baragenda buri wese kugira ngo arangize tashe yiwe, umukoro wiwe, ajya gushaka amadolari 500, bityo ubukwe buze kugenda neza bwo guherekeza, ntabwo ari abanyirabukwe, bwo guherekeza uyu mubyeyi w'uyu musore witabye Imana. Nuko ngo baragenda buri wese nyine anyurukwe, undi anyurukwe, kugira ngo bajye gushakisha amafaranga maze baze koko batungura uwo musore, dore ko batari bamubwiye aho bagiye. Nuko wa mbere ujya gushaka amadolari 500 y'imva ya cercueil, aragenda maze aribwira ati, rero kugira ngo negukane uyu mwanya, dore ko umusore nyine atarahitamo, ngiye kugenda aho ko 500 yuzura 1,000, bityo nzamushimishe, nzaba mbarushije. Nuko aragenda, bishoboke ko nyine yagiye kubwira iwabo kugira ngo bayamuhereze by'agataraganya maze azatabare koko. Umukobwa wa kabiri nawe ngo ageze mu nzira aravuga ati, kugira ngo nanjye nzarushe bariya, uriya musore nzamwegukane, ngiye nanjye kumugaragariza urukundo rurenze urw'abariya, aho gushaka amadolari 500 ngiye kugenda nkube gatatu, ubundi rwose ubukwe aba ari njye uburangiza bwose. Nuko wa mukobwa aragenda, bishoboke ko yabwiye iwabo akagurisha ibyo bari batunze byose, maze akabona 1,5 million y'amadolari azabafasha muri bwa bukwe bwose, akaba ari ubwikorera kugira ngo koko ashimishe wa musore, amugaragarize ko ku rukundo. Nuko wa mukobwa nawe aragenda. Wa mukobwa wari wahawe misiyo kwakira abatumirwa, ko ari uzazana amafaranga y'abatumirwa, aragenda ageze mu nzira. Nuko wa mukobwa aragaruka agumana nawe umusore. Nyuma y'igihe kirekire wa musore aramubaza ati, none se bagenzi bawe bari hehe, wowe kuki wagarutse ukagumana nanjye? Nuko wa mukobwa aramubwira ati, bagenzi banjye bagiye gushaka ibintu byo guherekeza umubyeyi wacu, twaba twumvikanye buri wese amafaranga ajya gushaka, ariko nageze mu nzira mpita numva umutima uri kunkomanga ko ngomba kugaruka ahangaha kugira ngo nkugumishe, kuko nabonaga uri wenyine wigunze, nta wundi muri kumwe. Niyo mpamvu nahisemo kuba ndetse kujya gushaka amafaranga, ahubwo nkabanza kukugumisha kugeza igihe wenda bagenzi banjye baziye, nanjye nkazabona kujya gushaka amafaranga, kuko nabonaga uri wenyine, nabonye tutagusiga twese, niyo mpamvu naje kukugumisha. Nuko wa musore abwira wa mukobwa ati, umva rero mama asanze arwara akamara igihe kirekire muri koma, rimwe na rimwe bakavuga ko yapfuye. Ubu rero ikibazo mfite nuko mba ndi jyenyine, mwaje musanga mfite agahinda, mfite akababaro, nigunze. Ngewe icyo nashakaga muri mwebwe umukobwa twagumana kugira ngo ajye agumisha,
igihe mama arwaye, igihe ndi jyenyine abasha kumpoza ndetse yita no kuri mama, maze tugumane twembi. None rero wowe washoboye kugumana nanjye igihe kirekire ukaza kumpoza, kandi koko nashobora no kwiyahura kubera ibibazo byari bindenze ari byinshi, ariko wemeye kuza kugumana nanjye. Nta kindi rero, niwo tugiye kugumana, niwo tuzashakana, niwo tugiye gushyingirana, niwo ugiye kuba umugore wanjye, ahasigaye ugumane nanjye. Nuko wa musore cya kibazo yari afite cyo kwigunga, cyo kuba wenyine, kiba kiracyamutse kuko nyine abonye uza kumufasha, uza kumugumisha. Bakristo bavandimwe, namwe murumva ko ikibazo uyu musore yari afite atari uko nyine yitabye Imana, ahubwo ikibazo yari afite ni ikibazo cyo kuba wenyine, kubura uwo bari kumwe, kubura uwo babana. None cya gisubizo arakibonye. Ikibazo yari amaranye igihe kirekire cyo guhitamo, amahitamo birasobanutse noneho. Vivre c'est choisir, choisir c'est renoncer. Kubaho no guhitamo, kandi guhitamo no kuzinukwa. Rero uyu musore ababonye uwo bakwiranye, uwo bazabana, uwo bazagumana. Ngaho rero ni mukuru iyo foto yaba bagenzi be baje bashoreye uruhu rw'amafaranga, bikoreye amadolari, umwe ari guhihibikana ashakisha ibintu bya mirenge, bikaza kurangira koko aribonye se. Birashoboka bikaza kurangira koko ayazaniye wa musore se. Wa musore niba yamuzanira kuri iyo foto uburyo ari buze kubakira. Aha, nguko kwibanda mu bintu byinshi, de detaye, uducogocogo tw'ubuzima, ariko tukibagirwa icy'ingenzi. Umuntu dushobora kwibanda ku bintu tugashakisha ibintu ibya mirenge, ariko tukaza kwibagirwa icy'ingenzi. Bakristo bavandimwe, ubuzima bw'umuntu, kurwana ku muntu, kugumana n'umuntu. Uko niko Nyagasani Yezu adusaba kugumana nawe, kuko turi mu bihe bya nyuma. Bakristo bavandimwe, iyo umuntu ari mu bihe bya nyuma akesha kuze guhura no kwigunga, kuba wenyine, ariko igeze atombora akabona bagenzi be bakagumana, umugumisha. Icyo nicyo cy'ingenzi, kugumisha abandi. Yezu Kristo ntabwo akeneye ibintu tumuzanira, ahubwo akeneye ko tugumana nawe. Ni twebwe akeneye, n'imitima yacu akeneye. Ntabwo rero akeneye ibintu, ntabwo akeneye umubare w'amafaranga yo kuzashyingura, ahubwo akeneye ubuzima bwacu, kubana nawe. Nguko rero kumenya ubwenge, nkamenya icy'ingenzi, nkamenya kugikora. Nagera hirya umutima ukangubita, nkagaruka vuba na bwangu, nkamenya icyo Yezu Kristo ampamagarira. Umunsi w'imperuka, umunsi w'urubanza, umutima ukangubita, umutima ukandya, ya conscience, wa mutimanama. Igihe cyose ntari mu murongo mwiza, ati garuka. Amafaranga ntabwo ariyo y'ingenzi, ibintu ntabwo ari byo by'ingenzi, ahubwo umuntu, kurwana ku muntu, kugumana n'umuntu. Bakristo bavandimwe, nguko natwe ikizamini kizadutsinda, tugashaka ibintu ariko tukabura umuntu, tukabura n'ubuntu bw'Imana. Twumvise mu isomo rya mbere icyo Imana ishaka. Igitabo cy'ibyahishuwe kiri guturarikira uburyo abantu bazanyura mu magorwa menshi cyane, ibibazo, ariko ku munota wa nyuma Yezu Kristo akazaza. Maranata, ngwino Nyagasani Yezu. Yezu Kristo rero akazaza ku munota wa nyuma, nasanga turi maso, tuzamwakire, tuzinjirane nawe. Ikizaranga abari maso ni iki? Ni ukugumana na Kristo, kureba uruhanga rwa Kristo. Nguriya mukobwa wibwiriza akavuga ati, mva uriya musore ari wenyine, reka njye kumugumisha. Muri iri somo bagize bati, abo ngabo bazahora barangamiye uruhanga rw'Imana, n'izina ryayo ribe ku gahanga kabo. Amen, 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 amen. Nguyu wa mukobwa uhora arangamiye nde? Uhora arangamiye umusore, uyu musore ushushanya, uyu muko ushushanya Yezu Kristo. Twese tugomba kurangamira kugira ngo Yezu Kristo naza asange ko tukimutegereje. C'est ça la vigilance. Nguko gutegereza Yezu Kristo, nguko kuba maso, ni ukurangamira Yezu Kristo, ni ukumwegera, ni ukumugumisha, ni ukugumana nawe, ni uguhora dusenga. Kandi ngiye n'inyikirizo ya Zaburi y'uyu munsi idusaba nanone kwa maso, kuko turi kwambaza Yezu Kristo. Amen, ngwino Nyagasani Yezu. Amen, amen, amen. Yezu Kristo rero ahorana natwe. Yezu Kristo yari mu kababaro, yari mu kaga, akenshi dukunze kumuhunga twitwaje ibintu tujya gushaka, za business zacu, imirimo dukora, tukaba twahunga Yezu. Uko nta kuba maso kurimo. Twebwe twagiye kwishakira ibintu, amafaranga, ariko dusize Yezu wenyine. Ni kangahe dusiga Yezu wenyine yigunze, tukajya gushaka amafaranga, tukajya gushaka ibintu byose ngo biza kumushimisha. Niki cyashimisha Yezu Kristo? Nta kindi usibye kugumana nawe, nta kindi usibye kuguma iruhande rwe, kuguma ku birenge bya Yezu nka Mariya, bityo ngarushaho kumwumva, ngumva ijambo rya Yezu Kristo. C'est ça la vigilance. Kuba maso ni ukureba Yezu, nkamubona, hanyuma ngakora icyo ambwiye. Iri somo rya mbere twibutsa ko hari ibintu nyine tutazaba dukeneye abantu bari kubona Yezu. Urumuri tuzaba turukeneye, urumuri rugaragara. Tuzaba dukeneye ibintu nk'ibi ngibi byose tubona bidufasha mu buzima bwa buri munsi,
kuko tuzaba tubona Yezu nyine imbona nkubone. Iyo umuntu ari kubona Yezu nta kintu aba agikeneye kuko aba afite byose. Ufite Yezu afite byose, nta bintu aba agikeneye. Uri kumwe na Yezu kabona ubwo Yezu yababaye ari ku musaraba nkamugumisha mu kababaro mu gahinda, amaherezo nanjye nkazazukana nawe. Naho ubundi twebwe abantu kubera gukunda ibintu kumva nk'aho ari ibintu bya mbere byagombye kuza ku isonga, nyamara icya mbere ni ukugumana na Yezu Kristo, kuba maso no kugumana na Yezu Kristo. No mu ivanjiri y'uyu munsi Yezu Kristo aratuburira kugira ngo tudaherana n'uducogocogo tw'ubuzima, hato we tukamuburira umwanya, kuko nyine turi mu bihe bya nyuma. Ubwo Yezu Kristo yagize ati, mwitondere rero hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo. Amen, 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 amen. Nguko ko b'abakobwa babiri buri wese ari kugenda ajya gushakisha ibintu ngo arenzeho, ngo kugira ngo ugire gute umusore azamukunde, abone ko ari we witangiye ibintu byose, abone ko ari uri mu bintu. Nyamara hari undi ugiye kubakorana, wa undi wayigiriye inama akagumana na wa musore muri ka gahinda, muri ka kababaro. Ni bya bindi by'uko nyine hari igihe urira utazi n'uwapfuye, ukajya gutabara utazi n'uwapfuye, ahubwo ugiye kumutaba. Nguko rero uko dushakisha ibintu tugahera mu ducogocogo tw'ubuzima, ibyaha, yasayo, kwandavura, tukaza kwibagirwa icy'ingenzi, kwisukura, kwihanagura, kugira ngo natwe twicarane na Yezu Kristo mu bwami bwe, twicarane na Yezu Kristo maze atubwire. Nuko rero abakristo bavandimwe, akenshi twebwe tujya dukora inama, kaba abakobwa batatu bamaze gukora inama, tugakora inama y'ibintu tugomba gukora, yuko tugomba gutabara umuvandimwe. Ariko se ni kangahe twigeze tumuganiriza ngo tumenye nyirizina icyo akeneye? Wasanga atari ibintu akeneye, wasanga akeneye umuntu bagomba kubana, wasanga akeneye umuntu ugomba kumutabara, umuntu bagomba kugumana. La solitude, wa muntu uri wenyine, namufasha gute, namwegera gute? Nta kintu usibye kugenda nkamwicara iruhande nkanumva n'ikibazo afite. Ngiki cyo bita ekute, kumva umuvandimwe. Erega abantu benshi dukunze gutanga ibisubizo tutumvise n'ikibazo, nguko tuzatsindwa kuko dufite amafaranga, dufite ibisubizo, ariko ntituzi uko bikurikirana n'uburyo tuzasubiza. Tugomba rero kwihatira kubanza kumva ikibazo mbere yo kumenya igisubizo tugiye gutanga. Kumva ikibazo bakristo bavandimwe, la compréhension fait partie de la réponse. Kumva ikibazo binajyana n'igisubizo, c'est la moitié de la réponse, n'est-ce pas? Nuko rero bakristo bavandimwe, natwe Nyagasani aradusaba ko maso uducogocogo tw'ubuzima dushushanya ibyaha tubamo, igihe Yezu Kristo azazira agasanga twigendeye kera mu ngeso mbi, urukozasoni. Mu Kristo umuvandimwe, nk'ubu Yezu Kristo aje agasanga uri kwiba, wakomeza ukiba? Ibaze nanjye nibaze, nk'ubu Yezu Kristo aje uri mu cyumba cy'indaya, uri gusambana, uri mu ngeso mbi z'urukozasoni, aho ngaho wabikomeza cyangwa wagira isoni ukabivamo? Yezu Kristo aje agasanga uri kunegura umuvandimwe, ibyo wabikomeza? Ngo utu ducogocogo Yezu Kristo ari gutuburira, nyaboneka Yezu Kristo ntazasange uri kunegura abandi, Yezu Kristo ntazasange uri kwiba, uri gusambana, uri mu ngeso mbi, uri mu businzi. Ahangaha rero ujye umenya uti umunsi uzakugwa gitumo nawe. Icy'ingenzi rero ni ukwitegura hakiri kare, ibyo bintu byose ubizinukwe, ubyihorere. Izo business uri kujyamo, uko kujya gushakashaka ibintu ariko ugasiga Yezu, kandi Yezu niwe mukungu kuri, niwe uzaguha bya bintu. Ameze nk'uwo musore nyine tuzabana nawe, ariko ntitumenye amayeri yo kugumana nawe, ahubwo twebwe tugashakira hehe, tukajya kumushakira ibintu. Nguko rero ko dushakira bagenzi bacu ibintu, ariko ntitubashakira ubuntu bw'Imana tukabubura. Kubera iki? Ntago tuzi gushishoza. Ako kantu bakristo bavandimwe, gushishoza tukamenya icy'ingenzi ngo tugikore, cyo nicyo kiranga umukristo nyawe ufite umutimanama ugikora neza. Ya conscience nkabasha kugeza kure, nkareba kure. Abandi bagiye gushakisha ibintu, ariko si ibintu nibyo Imana ikeneye, cyangwa Imana irankeneye ngewe? Ngaya amaturo yacu dutura, Imana yajya kuduha umugisha igatubura, ibintu akaba aribyo bihaga umugisha. Kubera iki? Imana twebwe yatubuze. Yezu rero agasoza ivanjiri atugira inama, atubwira ati mube maso kandi musenge igihe cyose. Amen, amen. Nguko rero bakristo bavandimwe, nta kindi kigomba kudushobora ino minsi usibye gusenga. Akenshi bakristo bavandimwe, buri wese aba ari muze, buri wese aba ari gukina, nanjye kuvuga business ze, uri kurwana no kuzuza inda, ibitunga umubiri. Nibyo rwose Yezu Kristo ibyo ngibyo ntabwo yabigwanya. Gushakisha amarongo, gushakisha ibitubeshaho, gushakisha ibidutunga, kurwana ku bavandimwe ku buryo bufatika, kubafata mu mugongo n'ibindi byose. Ariko icyo Yezu Kristo arwanya
nuko tutamenya icy'ingenzi ngo tumushakeho, tumuhaheho, tugumane nawe igihe kirekire. Nabyo mutagatifu Tereza wa Kalikuta yavugaga ati, mukristo umuvandimwe, igihe cyo gushengerera, umwanya wo gushengera amarana na Yezu mukaganira muri Ukarisiya, uwo niwo mwanya uruta indi myanya yose wazamara ku isi. Uwo niwo mwanya uruta umwanya mu buzima bwawe, uruta iyindi mu buzima bwawe wazamara ku isi. None bakristo bavandimwe, natwe buri wese urebe ukuntu waba uri maso mu kugumana na Yezu, gushengerera, gusenga nta buryarya. Iyo ushengerera, gushengerera ni ukureba Yezu, ni uguceceka nkarangamira Yezu Kristo, nkarangamira uruhanga rwa Yezu Kristo. Kuko iyo umuntu areba Yezu, burya nta kintu ugikeneye kongera kubona cyangwa kureba, kuko uri kubona Yezu, ubona nkubone nyine mu gushengerera muri Ukarisiya. Aho niho umuntu abera amaso. Ukarisiya rero turi gushengerera idufasha cyane cyane kwireba Yezu Kristo, n'indorerwamo tugomba kwireba, nkareba ububi bwanjye, nkareba ibyaha byanjye, nkareba isaha yanjye, nkareba uducogocogo t'ubuzima mbamo, maze nkabasha kubitazanura kugira ngo Yezu Kristo abe ari we mbona. Akenshi bakristo bavandimwe, abantu badashengerera, akamvuga igira iti, akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Nguko n'umuntu Kristo udashengerera ntamenya icyo Yezu Kristo amubwira, apfa kugenda agahuruduka nk'aba bakobwa, undi akagera akajya kuzana ibintu atanumvise ikibazo, umusore afite. Wa musore afite ikibazo cy'umuntu bazabana, none agize tombora, aramubonye, noneho atiriwe aruha, abonye uburyo amuhitamo, ni wa wundi wagumanye nawe. Natwe bakristo bavandimwe, icyo Kristo ashaka nuko tugumana nawe. La vigilance c'est rester avec Jésus. Kuba maso ni ugusigarana na Yezu, nkamwumva n'amatwi yose, cyane cyane y'umutima, la conscience. Yezu Kristo umbwira uti, iki kiba wakihoreye padiri we, ibi bikora wabyihoreye, rekeraho. Ariko se nijyari nakumva Yezu? Usibye mu ntebe ya penitensiya, usibye muri Ukarisiya, ngashengerera Yezu, nkamwumva, nkamukoraho, nkagumana na Yezu. Uko rero kugumana na Yezu igihe kirekire ni ukumutegereza, niko kuba maso muri Ukarisiya. Abakristo bavandimwe, umuntu udashengerera, mukristo udashengerera, wabuze n'iminota 5 yo kugumana na Yezu Kristo mu Ukarisiya, wabuze n'iminota 10, kuki sitaba 20, kuki itaba isaha? Isaha ntagatifu bakristo bavandimwe. Ese mukristo ugira isaha ntagatifu nawe? Ugira isaha yo gushengerera? Ugira isaha kugumana na Kristo? Cyangwa amasaha ya 28 yose urayabunduguza, ugakoramo ibyo ushatse, ukoka ku ngeso mbi sinakubwira, ukishimisha, ugashaka ibintu, ariko kaza kwibagirwa n'agasana kamwe ka Yezu, kamwe ku munsi, wenda reka tureke n'umunsi, kamwe mu cyumweru ugakabura, kamwe mu kwezi ugakabura. Hari n'uwamara umwaka atarabona agasana kamwe yicara imbere y'isakame y'Ukarisiya kugira ngo aganire na Yezu. Umuntu ushengerera areba Yezu, akamubona, agakora nka Yezu. Gukora nka Yezu niko kuba maso, gutegereza Yezu n'ukwanga icyaha tugakora nka Yezu. Kuba maso ni ibintu bitatu. Kuba maso ni ukwanga icyaha, kuba maso ni ugukurikira Kristo, kuba maso ni ukwamamaza Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukamukurikira kandi tukamukurikiza, tukagumana nawe. Kuba maso ni ukugumana na Kristo buri munsi, buri saha, buri munota, buri segonda, buri munsi kugumana na Kristo. Mwese bifurije amahoro y'Imana. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.